Amashimwe cyane twakire buse ndamwita Papa Rutura numva ryo ryanyoro Amashimwe cyane twakire Mazimhaka Jones Kennedy. Ladies and gentlemen, nishimiye kukwakira. Nanjye nishimiye kugera muri House of Comedy. Abantu muzi filime yitwa DOA murayizi? N'uyu muntu wayisobanuye Dead or Alive. Amashimwe cyane kuri Master Jack. Iryo zina ryavuye Ubundi Master Jack ni Mazimhaka Jones Kennedy. Ariko nararebye nsanga bimwe bajya bavuga ngo izina ry'ubustari ngo rishobora kuryoha niki. Ndareba ndavuga ni se nze kwiyita VJ Mazimhaka Jones Kennedy nsanga ni birebire. Mpita ko mbihina Master burya ni Mazimhaka Jack ni Jones Kennedy. Amashimwe cyane kuri creativity iri muri iryo zina. Twe twakuze twiga twita amazina kujya ugasanga nyine nimburirimba hip hop kwita Mercy G. Ira G yasobanuraga iki ubundi? Ni gang. Okay. Ndashaka kubaza ubundi kuri wowe filime ni iki? Uyisobanura gute filime? Ijambo film. Ijambo film. Usibye yuko ari ijambo riri mu Cyongereza film FILM, ariko ubundi film ni amashusho avuga cyangwa atavuga yafashwe na kamera. Iyo niyo definition. Iyo niyo definition ya film. Atavuga se bwa bakibi amashusho avuga cyangwa atavuga, agenda atagenda, ariko yafashwe na kamera. Bivuze ngo uhuje amafoto nabyo byava mu film. Keretse niba avuga cyangwa se atavuga agenda, ari amashusho agenda, ni film. Iyo ni film. Watangiye gukina filime ryari? Natangiye gukina film ya mbere nayikinnye 98 100 days. 100 days yeah. Ariko gukina natangiye gukina mfite imyaka 12. Watangiye gukina film ufite imyaka 12? Oya, natangiye gukina as an actor. Yeah. Mfite imyaka 12. Ariko film gukina film yanjye ya mbere 98. Maze imyaka 53 nkina. Amashimwe cyane kuri Jones Kennedy. Yeah, thank you. Hano hari abantu bazana imikino mu gukina film, ukabona bari kubikiniramo. Gukina film byatunga umuntu. Biratunga umuntu cyane. Harimo abajene hano babikiniramo. Gukina film byagutunga cyane kandi cyane, ariko byasaba kutabikiniramo. Byose no gukina niko twabyita, tubyita ko ari ugukina. Ariko niyo waba uri serious, uri seriye, ariko burimo kubikina, uburimo gukina uri seriye. Yego. Gukina filme n'ubupasteri ubihuza gute? Ni ibintu byoroshye cyane. Ni ibintu byoroshye cyane. Gukina film bifite umwanya wabyo, kuba umupasteri bifite umwanya wabyo, ariko byombi bifite aho bihurira. Aho niho nshaka kumenya nanjye ubu. Okay. Nyere kuri gukina nka filime ya Yesu. Bavuga gukina film y'amateka ya Yesu. Ntabwo ukina film ya Yesu kuko Yesu ntabwo ari si umwanditsi w'iyo film, sina director w'iyo film, sina producer w'iyo film. So no gukina amateka ya Yesu. Ubwo bihurira hehe rero? Niho nshaka kumbwira. No, aho bihurira ni mu mateka. Icyambere hari uwakoze ayo mateka, hari uwayanditse, hari n'uwafasha amashusho yayo.
so urumva bidahura. Ndaguha example. Uriya wakinnye The Passion of Christ ni umunyamerika wibereye aho kandi wo musinzi, ariko kuko ari umukinnyi yakinnye amateka ya Yesu, we ni umukinnyi. So ibyo bamubwiye gukina nibyo yagombaga gukina, ni nabyo yakinnye. Mel Gibson amushaka kugira ngo amukinishe muri iyo filmu ye, yaramuzi kandi yarazi yuko icyambere si umukristo, icya kabiri ntabwo akijijwe, icya gatatu ntabwo yemera Kristo, ikindi urakoze cyane nabyo byongeyeho narimbisasiyeho urukoma ariko agize ryarabivuze. Okay, so we yakinnye amateka ya Yesu Kristo. hari ikintu nshaka kubaza, kumenya ko umuntu asetsa kenshi abitestingira kuri audience cyangwa mu rugo. Umuntu uririmba bayifata akaririmba ari muri douche cyangwa akaririmbira abantu bari gutambuka akamubwira tufite ijwi ryiza. Umuntu ufite impano yo gukina film wabibwirwa n'iki? Kwa afite impano? Okay, icyambere mbanza gukosora aho ngaho ni kimwe. Ntabwo wowe ushobora kumenya ko ufite impano, abandi nibo bakubwira ko uyifite. Hari abadushuka. Oya, icyo gihe ntabwo uri umuntu ubizi neza, ntabwo ushobora kubyemera. Ntabwo nshobora kwemera umuntu uzambwira ati jyewe nzi gukina. Bite ubizi ute ko uzi gukina? Abantu nibo bakubwira ko uzi gukina, kabone nubwo muri wowe ubu byumva. Ikintu uba wumva muri wowe ni urukundo, nkunda gukina. Okay, nkunda gukina, ndabikunda cyane. Noneho abandi nibo bazakubwira batariko uranabikunda kandi uranabishoboye, uri umukinnyi mwiza cyane. Ku muntu uri hano ufite talent yari yo yose, kugira ngo abe successful, impano yonyine irahagije kugira ngo abe successful? Ariko tutibagiwe ko hari n'ikintu cyitwa opportunities. Opportunities zibaho. Ushobora kuba ufite impano runaka, uzi gukora ikintu runaka, ariko muri 100% harimo 40% ya opportunities, harimo 20% y'amahirwe. Na discipline. Ubwibyo ngibyo discipline iri muri byose. Iri muri byose. Ariko icyambere na mbere ugomba kubanza ukamenya yuko byagutunga. Ariko hari n'abandi bafusha ubusa amahirwe, ariko kandi bazi gukora ibintu runaka, ariko ugasanga amahirwe arapfushije ubusa, bateye inyoni. Ugasanga ibintu arabizi kandi abantu bose baramuzi ko abizi, kandi bahora bamuvuga batari ko uriya mwana yapfuye ubusa. Ati amahirwe yapfushije ubusa, kandi yarafite talent muri we, impano bayibona bayizi kandi mnamugaragaraho, ariko ugasanga amahirwe arayabuze, ari we ubyitesheje. Kuko hari amahirwe aza, abantu bakunze kuvuga ko amahirwe aza rimwe gusa, ariko ntabwo ari byo. Amahirwe ashobora kuza rimwe ukayatakaza niba agusigiye a lesson, kuko burya umwarimu wa mbere kurusha abandi barimu bose is your mistakes, ni amakosa ukora. Iyo wasubiye inyuma noneho ayo makosa ukemera ko akwigisha, then you can come back. Ya mahirwe ashobora kugaruka cyagiye wabyemeye ko amahirwe agaruka kuri wowe. Amashyi cyane kuri John Kennedy. Uri umwe mu babyeyi bafite abana bafite impano zitandukanye, abaraperi, ari abaririmba, ari abanyarwenya. Hari hano n'abana bafite ababyeyi ariko badasupportinga talents zabo. Niye nama wagira umubyeyi ufite abana bafite impano ariko utabelivingira muri talents? Nkunda kubivuga cyane yuko muri iki kinyejana turimo ntabwo twakabaye dukomeza kugira bene ibyo bitekerezo byo kuvuga ngo umwana agomba gukora ABCD niko ntegetse.
niko ntegetse ugomba gukora ABCD. No, that is very wrong. Ni na bibi cyane. Umwana aho ava akagera avukana impano, si imwe se ebyiri se eshatu senye, ni nyinshi. Nta utavukana impano. Umuntu wese aho ava akagera avukana impano. Utibiti Imana ijya kukurema yagushyizemo iyo mpano. Impano ni tools, ni ibikoresho Imana yaduhaye kugira ngo twebwe tubikoreshe, ariko kubw'inyungu z'Imana. Koreka ngashyiremo, ntabwo nagenda ntakavuze. Imana iduha impano kubw'imirimo yayo, kugira ngo tubashe gukora imirimo yayo. Nicyo yaturemeye. Turi mu isi, turi on a mission yo gukorera Imana, kuyihesha icyubahiro no kuyikorera, ariko iduha ibikoresho bidufasha gukora ibyo ngibyo. Impano ni icyambere. Impano ni icyambere, kuko no mu ijuru hari impano nyinshi. Impano dufite hano mu isi no mu ijuru ziriyo ni nyinshi. So uwo mwana rero ujya kubuza amahirwe yo kugira ngo impano ye ijye ahagaragara, uba urimo gukora amakosa, uba urimo kumuhemukira. Iriya mpano ntabwo uzi ikizamugira ejo cyangwa se ejo bundi. Icyo ukora as a parent, turi guiders. Twebwe turi abantu bayobora ibiremwa by'Imana twazanye mu isi, kuko icyambere turi imiyoboro. Ntabwo twebwe duhitamo. Ubu papa wawe na mama wawe ntabwo baguhisemo kugira ngo bakubyare, ariko bo babaye umuyoboro wo kukuzana muri iyi si, kugira ngo muri iyi si ukore iki wowe? Merci, ukore ibyo Imana ishaka ko ukora. Igushyiramo impano zizagufasha gukora biriya bintu Imana ishaka gukora. So aba babyeyi rero bagomba kukugayidinga. Ababyeyi bari hano, mugomba kugayidinga abana mu mpano zabo. Icyambere bazu detecting uyu mwana afite iyihe mpano, kuko mu buto bw'umwana ushobora kudetectinga impano afite. Akora ibintu byinshi, ariko hari ikirigita izindi kurusha. Iyo ngiyo niyo uzabona umwana ashyizeho umutima cyane. Numara kuyibona, wimuca ngo mugire ikindi kintu, ngo mubwire ngo ibiki n'ibiki. Mugayidinge, muhe education, kuko education izamufasha, izamuha discipline y'uburyo bwo gukomeza impano ye. Mwigishe yige, agire ubumenyi, ariko ucunga n'impano ye kugira ngo azakore iki, izageraho imugeza. Amashyi cyane kuri John Kennedy, ladies and gentlemen. Thank you. Uvuze ko umubyeyi abona, ni ryari wamenye ko Arthur Nkusi ari umunyarwenya? Utangiriye kuri Arthur Nkusi no wa gatatu, kuko mbere ye hari abandi. Niwe grand frère, urumva? Nihereyeho. Okay, hari Alan, hari Arthur, hari Arnold, hari Alban. Bose nababonye bakiri bato, mbona impano zabo. Ariko Arthur kuko ari ushatse kugira ngo umenye mbere, Arthur yatangiye gukina afite imyaka yari muri Guardian ya gatatu, yari afite imyaka 7 somewhere there. Yakinnye ikinamico, ahembwa ku ishuri, arahembwa. Dufitanye same story. Ari Arthur watangiye afite imyaka 6-7, nanjye watangiye 12, imyaka 12. Dufite ibintu bibiri duhuriyeho. Twese twatangiye gukina turi bato, kandi twese dukina imbere y'ababyeyi, kandi duhembwa n'ababyeyi. Arthur bamuhemba, bamuhaye igikombe, ekapu, igikombe cy'icyayi. Cy'icyayi, nanyize ngo ni igikombe cy'igihembo. Oya, igikombe cy'icyayi nicyo bamuhembye. Nicyo bamuhembye, ariko bucyacitse umukondo. So bucyacitse umukondo. Urumva cyara motivatinze cyane, nanjye ubwanjye biramotivatinga. Nibuka ko nanjye ku myaka 12 award yanjye ya mbere natwaye mu buzima nk'umukinnyi ni ubuyiko 10 bw'ubunyobwa. Ubuyiko 10 bw'ubunyobwa? Yes.
Yes. niyo award baguhaye? Niyo award bampaye maze gukina umushyitsi mukuru bamuhaye kuvuga ijambo aravuga atoya ati mwe muretse ntabwo ndi bukine ati mumpamagarire ka kana kamaze gukina hano bagaho ubunyobwa. So umwana aza yirukanka uko twavuye kuri stage gukina tujya muri class dutangira kwiyambura imyenda twari twambaye. Umwana araza ati Kennedy ati headmaster agushaka. Mbanza kugira ubwoba ko headmaster twagiraga yari umuntu uri very hostile cyane. Yagiraga imfunguzo zigera muri 50 kandi izo yagukubitaga mu mutwe iyo wakoze ikosa. So ako kanya rero nahise ngira ubwoba numva yuko headmaster agiye kunkubita, ariko ngitunguka abantu bose bakoma amashyi. Abantu bari hano ni bake abari aho kuri uwo munsi. Reba ababyeyi bose bateranye ku munsi wo gufunga. Noneho umushyitsi mukuru ahamagara akanyabunyobwa. Mwana wari urimo gucuruza ubunyobwa aho ngaramo gati we ati ngwino utiko 12 ataka kana kampera ubuyiko 10 bw'ubunyobwa ati shiramo ati genda bubara 1 2 mpaka ku 10 ngenda meze gutya ndajya mu class dusangira n'abandi bana. Iyo award nabonye kuyiha umwana w'imyaka 12 ikintu byamuremyemo kugeza kuri uyu munsi. Ndacyakina sindarekeraho gukina. Mfite imyaka 65. Ugikina film? Yes. Ntabwo ari film gusa, even theater kuko ubusanzwe jewe ndi umukinnyi wa film na theater, ariko natangiriye muri theater cyane kuko theater aho nakuriye igihugu nakuriyemo theatre itangira muri Guardian kugera muri university. Hano hari abakinnyi ba filime bari muri audience bari no muri theater. Yes. Nizi opportunity mu gihe cyawe bo bafite none ariko batari gukoresha abari young generation Gen Z. Icyo kintu ntaragisubiza reka mbanze nibaze kuri Gen Z. Generation Z niyo urimo ariko urimo uragenda uyisohokamo. Ndi kuyicika nzahindura izina. Okay, so nahoze nibaza nese iyi Generation Z nirangira rahira ko bitagiye kuba nka plaque z'imodoka. Gen Z zibanze zirangire haze B zirangire kuko generations ni nyinshi. So nihakomeza kuba Gen Z. So uyu munsi ngira ngo nicaye hano ndi Gen P, Generation P. None ugeze muri Z. Oya niba mwebwe muri Z ubwo jewe ndi P. Nukuvuga ngo twebwe turi inyo. Hari na Generation A na B na C na D, ni Generation P. Ubwo rero mwebwe ni musoza Z tuzajya kuri ZA. Ubwo haza oya wowe uzabutakiri muri Z. Ubwo haza abangaba wabonye barimo kubyina abangaba wenda icyo gihe nibo bazaba barimo kuvuga Generation ZA. Yeah, so ikintu navuga kuri opportunities wenda bafite twebwe icyo gihe tutari dufite. One ni platforms kandi ikindi kugira ngo mu bihe byacu ukine film cameras ntizari zihari. Film zakinirwaga muri Kenya, Tanzania, US. Kandi nibyo bihugu mvuze ni Hollywood niyo yazaga gukinira muri ibyo bihugu, ariko bwabo there was nothing. So ariko uyu munsi kamera zirahinduka buri kwezi haza a new model of a camera. So n'ikindi platforms bari bafite iki gihe bafite ahantu henshi ho kuba bakwiyereka, bafite stories nyinshi bashobora kuvuga, bafite education nyinshi bashobora bacamo kugira ngo bakore ibyo ngibyo. Ariko navuga yuko wenda twebwe ikintu twabarushaga ni passion. Niyo mwaturushaga. Yego. Iki gihe it's not passion, it's all about money na amafaranga. So ugasanga at times ubuhanzi bushobora no kugenda
buyoyoka buhoro 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 buhoro, kuko igihe wabanje gutekereza amafaranga mbere yuko ujya mu gikora kizana amafaranga, akaba ari cyo utekereza mbere, so ending up bigenda birangira. Turi kugana ku musozo, uvuze ku kintu cya passion. Ugendeye kuri experience yawe yo guhera muri ufite imyaka 12 kugeza ubu ngubu ufite 65, ni iyihe nama wagira umujene uri hano ufite talent ushaka kuyikoraho ariko utarabona inzira, reka utaribona, ariko arabizi ko afite impano, ashaka no gufokasinga, ariko ibimusitaza ni byinshi, n'ibimubuza gufokasinga ni byinshi? Niyo nama wamugira ugendeye kuri experience yo kuva ufite imyaka 12 kugeza kuri 65? So urumva mbere na mbere urabanza ugakunda icyo kintu. Ese arabikunda? Okay, niba bikunda akumva yuko bituma dasinzira, iki gihe hari ahantu henshi ho kuba wajya. Icyambere banza ujye kubyiga, kuko talent yonyine ntabwo ihagije, byanga byakunda you have to be in school. Ugomba kwiga acting. Niba wumva yuko uri umukinnyi ushaka gukina ikinamico, niba ushaka gukina muri film, nta kintu na kimwe ushobora gukora utakize. Ni impano yego uri buyikoreshe just nk'impano, ariko hari ibindi, hari level udashobora kugeraho ku mpamvu yuko nta bumenyi ufite. For example, nk'umukinnyi uri hano, kumuzana ukamubwira uti ndagira ngo unkinire unyereke nibura amarangamutima 2 atandukanye within mu minota 3, mbe nkubonyemo amarangamutima 3. Utarakandagiye mu ishuri ngo wige ikijyanye na characterization, uburyo ugomba kuzamura amarangamutima yawe. Ntabwo ari ikintu uri bukure mu mutwe. Amarangamutima ntabwo ava mu mutwe, amarangamutima ava hano, arimo inside you. Indani muri wowe hari merci wundi tutabona. Merci turimo kureba ahangaha ni merci uri hanze, ariko merci uri indani muri wowe ni utunza amarangamutima, ni uyagira. So hari your communication from the brain imanuka ikajya hasi, wa muntu wawe w'indani agahita asobanukirwa neza emotions zawe ushaka izarizo. Niho cyagihe ubona merci arimo kurira, arijijwe n'iki? Arijijwe n'inkuru asomye hariya, kandi ni character agomba kujyamo. Hari iyo communication yo mu bwonko n'umuntu we w'imbere, umuntu w'imbere akadevelopinga amarangamutima, amarira agakora iki? Akaza. Mem kimwe nuze n'umujinya, emotions za amarangamutima yariyo yose agomba guturukamo indani hano muri wowe, muri wa muntu wawe w'indani, ariko habanje kubamo communication ya brain ikorana na wa muntu wawe w'indani. Uyu w'indani ni udevelopinga amarangamutima. So mu minota 3 ukaba ushobora kubikora kuko wabyize, uzi neza ukuntu ugomba gucommunicatinga na wa muntu wawe w'indani. Ese merci wari wisura? Nasanze ntahari, ntago njya nisura, ariko kwisura ubwo ngubwo hari kwisura n'uburyo bubiri. Kwisura ukagenda ukisura muri wowe, hari no kwisura nyine ukihombera. Muri ngewe kugenda nkisura, yes, ntago ndabikora. Okay, muri training ya acting, iyo twigisha acting, ikintu cya mbere tubanza kukwigisha ni ukwisura wowe, ukimenya what are you capable of, niki ushoboye. Umuntu wawe w'indani mubanaho mute, mu communicatinga mute, ese wabigeraho ute, wabikora ute kugira ngo ujye wisura buri gitondo wisure, ukure amarangamutima yawe. Icyo gihe uba urimo kwisura. As an actor, nk'umukinnyi uba ugomba kuba uzi neza uburyo bwo kwisura na gihe cyo kuba wakwisura igihe cyose ushakiye.
ibyo bintu utarabyize ntago wabimenya. Amashyi menshi cyane kuri John Kennedy, ladies and gentlemen. Hari abantu ufite ikibazo ushaka kubaza? Mbere na mbere Muzehe Kennedy mumumpera amashyi. Yego. Ngiye ikibazo cya mbere mbanza gushaka kubaza ni ibibazo bitatu ndabibariza. Ikibazo cya mbere nshaka kubanza kubaza, urumwe mu bantu bamaze igihe kinini muri Uganda kandi banarugizemo uruhare runini, by'umwihariko hari n'abantu benshi baguciye imbere nk'abakinyi ba filime ndetse n'abikinamico. Ndashaka kubaza, iyo mugiye kunomina umuntu wabaye nk'umukinyi mwiza wa filime cyangwa se umwanditsi mwiza wa filime, mugendera kuki kugira ngo mumutoranye mu gihe dufite umubare mwinshi w'abakinnyi? Icya kabiri, mbere hari ibintu by'amakasting byabagaho mu buryo kugira ngo abana batoranywe nk'abanyempano. Uyu munsi wa none ntabwo bikibaho, n'ibikoze bikorwa gakeya. Ese mwafashe iki nk'umuntu ushobora kuba afite iyo mpano ariko adafite uburyo bwo kwinjira babandi basigaye bakora kugira ngo ubashe kubagiraho ubasabe kuba mwakora? Ikibazo cya gatatu, hari igihe umuntu aba nomine mu buryo bwa filime cyangwa se abantu baramutoye ariko bikaba ngombwa ko igihembo gishobora guhabwa undi muntu, uwo twari twaratoranye cyangwa uwakekwaga ntaba ari ugihabwa. Ese iyo akibuze ashobora nko kubariza hehe kugira ngo abe yabasha kubaza uburenganzira bwe? Murakoze. Okay, arakoze cyane Professor. Reka mbanze nsubize icya mbere cyajyanye no uburyo hatoranywa umwanditsi mwiza, umukinnyi mwiza. Haba hari aba judges, haba hari akanama nkemurampaka, bagomba kureba iyo film. Ntabwo bashobora kuyitekereza gusa, bagomba kuyireba. So muri uko kuyireba, niba barimo kureba muri kategori ya best actor, male actor, barareba mu mafilime yose bamaze kureba ninde wakinnye neza kurusha abandi. Kuko icya mbere, gukina ni kimwe, no kwemeza ni ikindi. Reka mbishyire mu Cyongereza. Acting is one thing and believing you is another. Abantu bose bashobora gukina, ariko se how many are believing what you are acting? Niho hahandi abantu batangira kuvuga ngo ngo iyi film ngo nabonaga ari ikinamico. Why? Impamvu babivuga, they don't believe, ntabwo bemera, ntabwo banyuzwe n'ibyo babonye. Kuko film has to be natural. Film has to be natural. Niba Merci urimo kurira ku mpamvu yuko wagize agahinda kenshi, jewe wicaye iwanjye mu rugo muri saro ndimo kureba iyo film, aho wayikiniye sinari impari, ariko amarangamutima yawe araca muri television ansange mu ntebe aho nicaye, jewe ntangire kurira because of you. Ku mpamvu y'amarangamutima yawe wakinanye wagaragaje, biratuma je urimo kukureba ndira. Biraterwa n'iki? Your acting creates an atmosphere. Atmosphere mu Kinyarwanda reka mbishyire mu icyuka aho ngaho. Icyuka uko urimo gukina, hari icyuka urimo kubaka cy'agahinda mu bantu bicaye ikantarange barimo kukureba. So bikabakoraho bakarira ku mpamvu y'uburyo wakinnye. That is naturality and that is authentic. So icyo rero nicyo abantu bari butoranye umukinnyi mwiza bagomba kureba, n'umwanditsi mwiza. Inkuru filime mwakoze, abantu bose bashobora gukora film. Anyone, uko twese turi hano, uwo ari we wese hano yakora film. Ariko se ifite iyihe nkuru? The story behind imezite cyangwa ni blockbusters? Yes, hari abakunda action films, hari n'abakunda films z'inkuru, kwicara agakurikira inkuru ya film. So ni muri ubwo buryo. Ikindi cya kabiri ubajije ni gute award bayiha undi muntu kandi ari undi wayitsindiye. Simpamya ko
keretse habayeho ubundi buriganya, kuko twese turi abantu, ibintu bibaho. Hari ushobora kuriganya akavuga toke ba judges bahisemo ko film yatsinze ari iyi ngiyi, ariko mu kujya gutanga igihembo bakagiha undi muntu. So ayo ni amakosa yandi ariko bitaturutse kuri judge. Hanyuma ikindi cya gatatu ni ikijyanye na casting. Na casting. Kuba casting zitakiriho, no, biterwa na nyiri film, the producer washatse Merci nka director, nawe agashaka casting director akamubwira ati ndashaka abakinnyi. Ariko noneho andi makosa ari bukorwe nyuma yaho ngaho, ayo nga yarakorwa n'umwana w'umuntu, ariko ntabwo ari procedures, ntabwo ari ko structure ibiteye. So uyu munsi rero kuba nta bantu bagikora izo casting, hari ibintu bibiri. Icyambere, nshobora gukora casting ku mpamvu yuko film yanjye nyishakamo abantu bashobora gucuruza. Film Merci ari bukinemo ishobora kudacuruza amafaranga menshi nk'iyo jewe ndi bukinemo. Why? Kuko Merci ni umukinnyi mwiza, cyambere arakunzwe cyane. So ninkora film irimo Merci iragurisha cyane kurusha jewe iyo ndi bukore irimo Franco wenyine utaramenyekana. Kabone nubwo azi gukina ariko ntaramenyekana. So n'ahandi hose internationally nuko bigenda. Hari umuntu ukora film zize nka Tarantino, abazi movies za Quentin Tarantino, we ashaka abakinnyi azi ko bari bugurishe ku isoko. Niyo mpamvu film ye ayijyana muri cinema, muri theaters, ugasanga mu cyumweru kimwe box office film yatanzeho amadolari $250,000, mu cyumweru kimwe amaze gukora $350,000. Exactly. So casting rero hari abazica nkana basaba ruswa, mujya mubyumva, ruswa ya mafaranga, ruswa ya quelque chose, ruswa ibintu nk'ibyo ngibyo. So ayo ni amakosa akorwa n'umwana w'umuntu, ariko it's not the structure, ntabwo ariko byakagombye kugenda. It's not like that. Arakoze cyane, nizeye ko nta kindi kibazo. Wakoze cyane kutuganiriza. Murakoze cyane, mbashimire kuba mwantumiye muri The House of Comedy. Nyita The House of Comedy, sinzi impamvu abantu baba bicaye gusaba no, you are free to crack a joke. A House of Comedy, House of Comedy ni kugomba kumera. Open mic. Yes, it's just an open mind. You just crack a talk. No, ushobora no kuba wicaye hariya ugacracking a joke. It's a House of Comedy. Aya masaha na masaha y'abantu baba bashaka guseka. They have come to laugh. So nshimire cyane Gen Z yo mu Rwanda. Mwihamashi. Please don't be Gen Z of other countries, Gen Zs of what you are hearing. Ibyo murimo kumva muri Nepal niki, izina rya Gen Z ririmo kwangizwa cyane n'abarimo gukora ibikorwa bitari byiza, ariko abo mu Rwanda we know, tuzi ko mugira ikinyabupfura kandi tuzi ko muri abana beza. Ntabwo ndi bugende ntashimiye my boss, ubundi ndi festival director Ikirenga Culture Tourism Festival, ibarizwa mu Ikirenga Arts and Culture Promotions. I'm with my CEO, turi kumwe hariya Ikirenga. Dufite festival muri uko kwa mu kwa 12 we shall be having the festival. It will be in Kigali this time. Ubundi tuyikorera Musanze, this time it will be in Kigali. 3 days fire and fire. Yes, nshimire fashionists, designers muri hano nababonye. Everyone here is very smart, Franco n'abandi bose designers. Of course, na urahari
ya nuwanyambitse nunyambika buri munsi ngira designer wanjye umwe wenyine unyambika just that. Reka mushimire cyane. Yes, Uwema Fashions muri Town Center building TCB F13. Please, you are welcome. Mujye mu manuzel Gen Z barakora ibintu byiza cyane, bakatwambika, bakatwogosha, bakadekora iki. Thank you so much. Data mwiza, Uwiteka Mana, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwiringirwa. Uri Imana igira neza, uri Imana idukunda. Turagushima rero kano kanya. Tugushimiye Data twese Uwiteka Mwami. Gen Z, urubyiruko, ubwoko bwawe, abantu bawe wiremeye kandi ukabarema ukunze. Data, garagaza impano zose zibarimo, baha ubwenge bwo kurushaho gukoresha impano zabo. Reka Data twese Mwami bakubera abana wishimira. Ndasabira buri umwe wese uri hano Uwiteka Mwami Mana, ndasabira umugisha imirimo y'amaboko yabo bose uko bakora. Data, ubaha umugisha, wongere kubaha Data twese umutima wo gukunda, wongere ubakundishe Data twese ibyawe, ikiruta ibindi byose. Nyagasani Uwiteka, ubigisha inzira y'ukuri yo gukiranuka. Mu izina ryawe Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Ese waba wibaza ahantu ushobora kugura telefone ya Samsung cyangwa iPhone ya original y'umwimerere ifite warranty? Samsung A250 ni igisubizo kuri icyo kibazo. Tugane ubashe kugura telefone muri zo twavuze. Reka nkwibutsa kandi kantu, ushobora kugura iPhone cyangwa Samsung ukagenda wishyura gahoro gahoro mu byiciro. Si ibyo gusa, Samsung A250 tugufite televiziyo za Samsung nziza ndetse na firigo nziza kandi ziri mu ngano zitandukanye. Nkwibutsa ko nanone ukeneye nka kamera z'umutekano, genzi kuka n'ibindi bikoresho byo mu rugo, watugana kandi tukabiguha n'ubundi ari original bifite na ya warranty twavuze haraguru.